Ikaze nanone kuri mwe mwese aho muri hose mudahema kugaragaza ko mudukurikirana umunsi ku wundi ku Isheja TV1 nk'uko mumaze kubimenyera tugenda tubazanira abatumirwa batandukanye bagenda tugana ku ngingo ziba zitandukanye. Uyu munsi twabazaniye Kaneza, umunyekongo ubarizwa mu Bubiligi, aho akora muri leta y'Ububiligi muri minisiteri ijyanye n'imari n'igenamigambi. Muri iki gice cya mbere aradusangiza ku buzima n'amateka byamuranze, aho yigiye amashuri abanza, aho yigiye amashuri yisumbuye, nuko yaje kuva muri Kongo akagera mu Bubiligi, nuko yaje kubaho kugira ngo ageze mu nzego z'ubuyobozi bwa minisiteri y'imari n'igenamigambi. Reka tumuhe umwanya adusangize urugendo rw'ubuzima bwe. Bwana Kaneza, ikaze muri kiganiro. Turagira ngo utangire wibwira abazadukurikirana no kusobanura abo uriwe muri makeya, udusangize ubuzima n'amateka byabaranze. Nitwa Kaneza George, uye mu Bubiligi guhera mu 1998. Ubu nkora muri Minifine hano mu Bubiligi, nkaba ndi umujyanama muri iyo minisiteri, nkaba nshinzwe cyane cyane ibijyanye n'umutungo utimukanwa, les biens immobiliers mu Gifaransa. Naje nturutse Kongo, Kinshasa, ariko kavukire kanjye akaba ari aho bita i Rusinga, aho ni muri teritwari ya Rucuru muri Nord Kivu, muri sheferi ya Bwito hafi ya Nyanzare. Abazi Nyanzare ni hafi ya Nyanzare. Navutse 1972 ubwo ababyeyi banjye batuye aho nyine Rusinga, ariko bari baturutse Ijomba. Baje kwimukira aho bita Ibirundure, naho ni muri teritwari ya Rucuru, sheferi ya Bwito, niba ntabyitiranyije. Rusinga na Birundure byose biri muri teritwari ya Bwito. Iyo Birundure iri hafi ya Mirangi, Kanyabayonga, Kobo n'ahandi. Aho niho nakuriye, niho nize amashuri abanza. Nyarangije njya mu mashuri yisumbuye abandi bana b'urungano rwanjye. Amashuri yari hafi, yari Mweso, ubwo hari nk'urugendo rw'umunsi wose kugenda amasaha 10 muri interna. Ariko aho nahize umwaka umwe. Nyuma y'umwaka umwe njya ku Gikanyasi, bitewe no gushaka amashuri y'isabato y'umunsi wa karindwi y'Abadventiste, Kanyatsi Nyamitaba. Niho navuga nize segonderi yanjye yose kugeza 91. Kaneza, utararenga umuntu yakwibaza segondere wize ibijyanye n'iki? Kanyatsi nize math physique, ryari ishuri ryiza aho abanyeshuri batsindaga neza cyane, n'abanye amanota meza ashimishije. Umuntu yakwibaza utarakomeza, Bwana Kaneza, kuki wahisemo kwiga math physique mu gihe tuzi ko icyo kigo cyari gifite amashami menshi atandukanye? Icya mbere ni uko Kanyasi yari ifite iyo reputation yo kwigisha neza, ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, nkuko nari mbivuze, ryari ishuri ry'Abadventiste, ababyeyi banjye b'Abadventiste. Icya gatatu ni uko math physique ariyo nari nisanzemo neza, nibyo nari nshoboye bitangoye cyane. Bwana Kaneza, nyina noneho wakomeza utusangiza mu ncamake ubuzima bwawe, uko waje kugenda uvuye i Kanyatsi, uko wakomeje amasomo yawe. Mvuye i Kanyatsi aho 91 hari hatangiye imvururu zo mu universite za Kinshasa, yabagamo za pillage n'ibindi. Ubwo habaye nk'umwaka umwe ama-universite adakora, bafunguye universite njya kwiga Gisangani. Aho nagiye 1993, navuyeyo 94 iri kurangira. Ubwo nanone mu Rwanda niho byari bimeze nabi,
Isangani ku babizi niho hari base arrière ya Minuar, kubona hari umutekano muke cyane. Njya kujya gukomereza amashuri yanjye i Butare muri agronomy, niho navanye impamyabumenyi ya bachelor muri 1996. Hagati aho muri Congo naho byari bimeze nabi, nsubira mu mateka yahabaye cyane. Ababyeyi banjye bari bamaze kunyagwa imitungo yabo, bahungiye mu Rwanda muri iyo 1996. Ubwo njye nahisemo guhagarika amashuri nkajya gushaka ubuzima, nkajya kubushakira muri Congo. Twaciye Matebe muri ka formation k'amezi makeya kumenya kwirwanaho, hanyuma njya kubona imirimo ku kibuga cy'indege Lubumbashi. Kinshasa imaze gufatwa, njya i Kinshasa, n'ubundi nkomeza gukora ku kibuga cy'indege. Umuntu yavuga ko hari nko mu buhe mwaka? Aho hari 1997, ariko ntabwo byari bijyanye n'ibyo nize. Ubwo naje kubona akazi 1998 iri gutangira, ubwo ndi gukora inshamake. Nakabonye muri service national, banyoherereza kujya gukora kuri terrain aho bita Kanyamakasese. Aho Kanyamakasese ni muri Katanga, kure cyane mu cyaro. Ni hagati y'aho bita Kamina ku bantu bahazi na Mweneditu, ni ku mupaka wa Katanga na Kasai. Aho niho ndi mu kazi, naje kumva umunsi umwe nkurikiye amakuru, numva Kinshasa ibintu byatangiye guhinduka. Bavuga ati chef d'état major wari uriho bamuvanyeho, ariwe James Kabareba. Bintera ubwoba, njya kubwira umushefu wanjye ati se amakuru wayumvise? Ndamubaza gutya, arambwira ati ntayo nari numvise, atari ko ngiye kujya Kinshasa, ningerayo nzakubwira. Ageze Kinshasa koko, ikintu cyantangaje ijoro ritabaye iryawe ryo gupfa, yarantelefonnye ati Kaneza ndagushaka Kinshasa. Birantangaza, kandi ubwo aho muri make yari cyegera cy'umukuru w'igihugu, yari General Denis Kalume, ariwe ndetse waje kuba chef d'état major, nyuma akaba ministre wa défense, ministre wa intérieur. Nibaza impamvu ntumyeho ati waranshaka Kinshasa, biranyobera ko akazi kari kuri terrain. Ubwo ndagenda mfata imodoka nerekera Kinshasa, duca inzira ya Mweneditu, hanyuma dufata indege Imbujima itwerekeza Kinshasa. Ariko ubwo hagati aho mu ndege nta kindi kiganiro cyo kuvuga ati abanyarwanda bose bagiye, twabirukanye, nta n'umukiri basubiye iwabo. Ubwo baratangira barantanga ati se ndamenya njya he? Nta muntu nsanga Kinshasa, bose baragiye, abo nasizeyo. Ngeze ku kibuga, imodoka yari y'akazi za kudufata, hanyuma ndavuga ndi reka bansige kuri hoteli nibura niho nabona umutekano. Ntabwo nzi ko hari umuntu ngisanga Kinshasa. Kubwo amahirwe ngezeyo, ndakomeza guhamagara amanimero yabo nasize, twabasore twabanaga nabo bagenzi banjye, nsanga hari bake basigaye Kinshasa. Ubwo turabonana, bambwira uko ibintu byifashe nabi. Nyuma hejuru mu gitondo, hari kwa gatanu, ndabyibuka, ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi 1998. Hanyuma nk'ejo njya guhamagara wa mu chef wanjye wantumyeho, mumenyesha ko nageze Kinshasa, ati sange muhira tubonane. Njya kumureba iwe mu rugo, ndamubaza ndetse wanshakiraga iki? Ati mbwira amakuru yo ku kazi. Ndayamubwira amakuru yo ku kazi nasizeyo.
ati rero tuzabonana kuwa mbere ku kazi. Nta kindi yambwiye. Hanyuma ubwo ariko ukabona umutekano umwe ukomeze nabi muri Kinshasa, harimo bamwe baduha n'induru ati bino banyarwanda bose nini risusawa, ati muracyakora iki naha ko abandi bagiye. Ubwo twatekerezaga ukuntu dushobora natwe gukurikira abandi kujya Goma cyangwa se ndetse kwambuka ukajya Brazzaville dushakisha inzira. Uwo mugoroba wo ku Sabato kwa gatandatu ku tariki ya mbere y'ukwezi kwa munane 98, umusore mugenzi wanjye twakoranaga ku kibuga yagerageje kujya kuri Goma, bamwicira ku kibuga. Ubwo igihe tugishakisha ukuntu twaba muri Kinshasa, ubwo habaye kuri tariki 2 ku cyumweru, amakuru atangira kutugeraho Goma bayifashe, Bukavu bayifashe, ubwo intambara ya RCD yari itangiye yo 1998. Amahirwe twaje kugira, hari umusore waje aratubwira ati dore hari abantu nzi bamaze guhunga bagiye muri ambasade, kandi aho bahungiye nanjye uwo mudamu uri muri ambasade turaziranye. Ati none rero njyewe ndagiye, niba mushaka muze tujyane. Twaribuze dufata utuntu duke umuntu ashyira mu modokari, turagenda. Tugeze imbere ya ambasade, imodokari tuzisiga hanze, n'ibyo twe dufite byose tubisigamo. Hari mu kagoroba nka saa moya, tuvuga ko tugiye gusura umudamu utuye aho muri ambasade. Turinjira, babana ku muhanda ubona ubita ngo abashege Kinshasa, bahise bahamagara polisi ati babonye abanyarwanda benshi binjiye muri ambasade. Ambasade abapolisi baraje n'abasirikari, za modoka barazimenagura ibirahuri, bafata ibyari birimo byose. Ariko ubwo ibintu byarihutaga cyane, amakuru ya saa 2 arasakaye muri Kinshasa yose ngo u Rwanda rwateye Kongo, batangira guhiga icyitwa umututsi wese wari muri Kinshasa. Ubwo tweko twageze muri ambasade, twakugirana gusa amakuru ni kuri radio, kuri televiziyo ntidusohoka. Abatabashe kwinjira muri ambasade nibwo nabo birwanye batangira kurasa. Amasasa aravuga muri Kinshasa igihe joro sinakubwira. Ubwo intambara bibaye intambara, ndetse no ku makuru bakavuga tuzi ko abanyarwanda bagiye muri ambasade, ubwo bavuga twebwe. Kaneza, nkubajije ambasade mwagiyeho ni iyihe ko ntabwo twinjiye muri ambasade y'Ababiligi, niyo twinjiyemo muri Kinshasa. Iki ariyo mwahisemo? Ni uwo mudamu nkubwira wari utuye muri ambasade, yari afite umugabo w'Umubiligi. Ubwo nuko rero uwo musore watuburarikiye kujya muri ambasade bari baziranye. Mugerayo mwavuze ko muhunze cyangwa se mwakomeje muvuga ko umudamu twamubwiye ko tuhunze, ariko kugira ngo twinjire batureke twinjire twabwiye ko tugiye gusura. Ubwo tugiye gusura uwo mudamu. Ariko tugezemo twamubwiye we n'umugabo we, ndetse twanamubwiye ko ntabwo turahunze, ntabwo dushobora gusubira hanze. Ubwo nabo icyo bakoze bahise bajya kumenyesha ambasaderi, bamubwira ko hari abatutsi bahungiye muri ambasade. Ugereranije mwari muri nka bangahe? Muri iyo apartment kuri uwo mudamu twari 12, muri apartment y'ibyumba 2. Ariko muri ambasade yose hari abandi bari bagiye mu yandi macumbi, twari 18. Ubwo intambara yarakomeje, sinsubiye amateka y'intambara, kitoni iraba, baza kurwanira ku kibuga, ese barasanaga, tuyumvira hanze amasasu. Turi muri ambasade tukuyumva hanze aho. Amakuru yacagaho kenshi avuga ati muri ambasade tuzabasangamo, tuzabavanamo, tuzi ko murimo, nk'ibyo birebire. Ubwo twamaze muri ambasade
amezi 4 kugira ngo tubashe kuva muri ambasade. Rero nuko Kabila icyo gihe Laurent Désiré Kabila yashaka kuza muri bihugu by'u Buraya, baramubwira bati kugira ngo tukwemerere kuza kwakira ni ukure kuri abantu bari muri ambasade. Ubwo habaye izo negociation, yarakeneye nawe kugira ingufu zo z'i Buraya no kugira ngo agere ko ibihugu byamushyigikira. Yaremeye atwohereza abaminisitiri be, abapolisi, abasirikari na ambasaderi araduherekeza n'abandi muri ambasade. Ubwo tugera ku kibuga cya Njiri, dusanga hari indege dutegereje irimo imyanya y'abantu 18 yuzuye, koko karaka indege ntoya. Muri make ikindi cyaduteye ubwoba nuko twaravuze ati ubu ni ukujijisha kugira ngo tujyane ahandi, kutwicira ahandi, aho bizi. Kandi wari utwaye indege yavuga Ikinyarwanda. Iyo ndege ninde wari wayishatse muva kuri ambasade? Bari babwiye ko mu gihe he? Ubwo batubwiye ko tugiye kujya mu Bubiligi, ariko nk'uko bivuze tugeze ku kibuga, ntabwo nakubwira nti nzi ko ari leta ya Kongo yayishyuye cyangwa se ari y'Ababiligi, ariko bigaragara neza ko ari Ababiligi bayishyuye, kuko nibo batwishyuriye n'itike y'indege itugeze hano mu Bubiligi. Uko nari mbivuze rero, twinjiye mu ndege tutazi ko tubasha kugera naho tugiye, kuko twari 18 twuzuye, yari indege ntoya. Pilote avuga Ikinyarwanda, ariko kubw'amahirwe tugiye kubona mu kanya gato cyane tubone tugeze Brazzaville. Ubwo nibwo twumvishe umutima usubiye mu nda utekanye, umuntu wumva ko yavuye Kinshasa. Tugeze Brazzaville twaravuga duti niyo badusiga aha ngaha tukaguma aha ngaha nta kibazo, ariko umuntu akaba yavuye hariya muri Kinshasa. Ubwo twahise dufata indi ndege yari dutegereje, Ababiligi bamaze kwishyura byose, yavaga Brazzaville ikajya Paris. Ubwo nanone tugeze Paris dusanga hari n'indege ntoya dutegereje ituvana Paris ikatugeza i Bruxelles. Muri make urwo nirwo rugendo naciyemo kugira ngo mbashe kugera mu Bubiligi. Nahageze niba ntibeshye neza ku itariki 22 z'ukwa 11 1998. Ubwo watubwira muri make uko wakire mu Bubiligi, uko waje kubaho ubuzima, imibereho ukigera mu Bubiligi? Urumva nkunda gusetsa abantu bamwe vuga ati narebaga ukareba urubura ukabona n'umweru, ukabona ariko utazi ko hakonje cyane. Sinari mbizi, ubwo nari mbiye Kinshasa niyambariye agakabutura n'agapira. Ikintu cya mbere ni imbeho yadukubise nyinshi cyane, ari muri bere hakonje. Ariko twakirwa na leta y'Ababiligi nyine aho iducumbikira. Nta bantu twari tuzi bandi dusanga mu Bubiligi, ntabwo twari tuzi. Sinari nzi aho kujya, aho gutega, ntaho nari nzi. Twaciye mu buzima bw'impunzi nyine, batujyana muri centre y'impunzi. Ariko buhoro buhoro ugenda umenya ko hari umuntu n'uyu uri mu Bubiligi, ugenda umenya abantu buhoro buhoro. Badufasha kubasha kubona amacumbi ya mbere, umuntu ava muri centre y'impunzi akajya gutura noneho kugira ngo ajye mu buzima busanzwe. Mu masantere y'impunzi umuntu yakwibaza imibereho yabo, leta yabafashaga ku bijyanye n'ibyo kurya n'imibereho muri rusange, cyangwa babashakiraga akazi namwe mukibeshaho? Muri centre y'impunzi nta kazi badushakiraga, barakugaburira bakaguha icumbi,
kandi ikindi cyari giteye impungenge muri icyo gihe ni uko ahanini hari harimo interahamwe nyinshi niko navuga zahunze uhurira nazo muri icyo gihe arizo nyinshi zivuye mu masantere, ubwo naho ntabwo twumva gutekanye cyane, ariko usibye kugucumbikira no kugaburira, kuba bagusobanurira dukeya dushoboka tw'ubuzima bw'inabwo mu Bubiligi, nta kindi. Ugenda wari ufite umuryango, unagendeyeho uze kutubwira niba mufite umuryango kungana, niba mubana naho ushobora kuba uri. Ubwo nari ndibigereho nuko inza icyo gihe 98 nk'uko nabivuze, ubwo nari maze kuba umugabo, nari mfite imyaka 26 ariko nari ntarashaka. Naje kuva muri iyo santere ntangira kujya mu buzima busanzwe. Icyambere iyo umuntu ageze hanze icyo ushaka kugira ngo ubashe kubona imirimo cyangwa se ujye mu mashuri ni impapuro z'aho ugiye gutura. Ntabwo byatugoye cyane kubera ko Ababiligi rero badufashije kuza, ibyo kubona impapuro ntibyatugoye, tubona impapuro byihuse. Ariko hagati aho ubwo nibazaga icyo ngiye kuzakora n'imibereho izakurikiraho. Hari ibyari byoroshye ko ari ukujya gushaka imirimo, umuntu agashaka amafaranga akajya gukora imirimo y'ingufu, kubera ko ibijyanye n'impamyabumenyi nari mfite ya agronomy, ntabwo inaha yabonaga akazi, bishoboka kubona akazi. Baba ari ibintu bya familiale bakora gusa hagati ya famiye, amasosiyete hakora inzoga cyane cyane mu Bubiligi bakora inzoga, akaba ari ibintu bya famiye, ku buryo utabonamo akazi. Mbanye diplome muri Afurika ndaza ni agronome, ndabona akazi muri iyo sector. Ubwo rero nigiriye inama yo kuvuga ati nubwo maze kuba umugabo ko ntabwo nshaje, reka subire ntangire amashuri bundi bushyashya, ndebe ko nazabona imirimo myiza nyuma, usibye kujya mu mirimo yo gukora y'ingufu. Nahisemo gusubira gutangira ishuri bushyashya, njya kwiyandikisha kuri Université Libre de Bruxelles ILB. Ubwo nahisemo gukora informatique. Ubwo najyaga mu mashuri nyine ndi umunyeshuri, naje kumenyana n'umukobwa nawe wigaga mu Bubiligi, nawe yaturutse mu Rwanda. Twaje kumenyana mu 2002, tubaza kuba inshuti, hanyuma tuza kubana. Nandiwe turi kumwe kugeza ubu, imyaka ibaye 15 tubana. N'umwana wacu mukuru afite imyaka 15. Ubwo twamenyanye turi abanyeshuri, tujya kurangiza hamwe, tujya gukora ubukwe mu Rwanda, tugaruka mu Bubiligi turakomeza ubuzima. Umuntu akiri ku bibazo by'amatsiko, ni iki waba wibuka mu butoya bwawe uhora wibuka ukabona kiragutumwe cyangwa kiragusekeje? Mu buto bwanjye ikintungura kikansetsa kikanashimisha, nabitinzeho cyane. Hari ubuzima navugaga twaciyemo twiga nk'aho za Mweso, za Kanyatsi, sinabihagazeho cyane. Ukabona twagendaga iminsi 2 n'amaguru kugira ngo ubashe kugera kuri aho wiga, ufite n'igikapu ku mutwe, ugiye muri interna. Tukabasha kwiga muri ubwo buzima ko navuga bugoranye, toroshye. Noneho wagereranya n'abavukira inaha, aho ugenda muri mutondo mutwara ukamugeza ku ishuri, ukajya kumushaka, kandi wenda ni ibirometero 2, ariko ugasanga arimo aridoga ati ibyo nibyo rimwe yawenda, ariko yabayemo ari muzi ubuzima twaciyemo, kandi tukabasha gutera imbere, tukabasha gukomera. Niyo mvuga nti hari
inzira nyinshi zikwigisha ubuzima, rimwe na rimwe biransetsa ubuzima twarimo bikanashimisha, ariko bikantera nibwo ati wenda byatugiriye akamaro kutwubaka kugira tubashe kugera naho tugeze. Umuntu yakwibaza Kaneza ni iki kimushimisha cyane mu buzima? Icya mbere rwose kinshimisha ni ukubana n'abantu. Ni umuntu ukunda gusabana, nkunda kuba ndi kumwe n'abandi tukaganira tukagira ibihe byiza, ni ibintu binshimisha. Icyo ni kimwe. Ikindi nkaba nkunda no gusoma. Gusoma bivuze icyo kunywa cyangwa ibitabo? Igitabo. Iyo nabonye akanya nkiherera rwose ngafata igitabo nkagisoma nkakirangiza, ubwo mba ndi muri monde yanjye niko bavuga. Ibyo ni ibintu nkunda cyane kuva kera. Umuntu yakwibaza ubu ngubu muri iki gihe gusoma ikihe gitabo? Ubu ni agatabo k'umufilozofe w'umufaransa ndi gusoma, Michel Sapin, kavuga ati c'était mieux avant. N'ubundi urebye kajyanye no kugereranya n'ibihe bya kera nabo baciyemo inaha mu Buraya, babigereranya n'ubu ngubu ukuntu bagendaga n'amaguru, ukuntu bakoraga ibintu bishatse guhura n'iby'iwacu twaciyemo, ariko ukareba ukuntu baje kugera ku majyambere bariho, kandi ugasanga icyo gihe byarabashimishaga ubuzima babagamo, badafite imashini zo gufura imyenda, bogaga rimwe mu kwezi kubera kubura amazi. Ni ibintu nk'ibyo ugenda ugereranya ugasanga avuga ati arakuze umugabo, ati mbere byari byiza kuruta ubu. Umuntu yakwibaza niba ntabwo nzi aho ugeze usoma igitabo, ni irihe somo ry'ingenzi umaze kwigiramo ushobora gusangiza abazakurikira iki kiganiro turi kugirana uyu munsi? Isomo nkuramo ni uko ngo ibihe bigenda biha ibindi, niko navuga. Ariko ni ukuvuga ati niyo wajyana n'igihe ni ukugenda unamenya naho uvuye, ukavuga uti ibihe biragenda bihinduka, amajyambere agahinduka, ariko sinshobora kwibagirwa aho naturutse. Ubwo niyo mpamvu nubwo turi kuri iki kiganiro, nubwo maze imyaka 23 ndi mu Bubiligi, ntabwo nshobora kwibagirwa naho naturutse. Uhora agatima k'iwanyu kakubwira duti iwanyu kavukire ku ivuko naha. Ubwo ni isomo nkura muri icyo gitabo, avuga ati nawe akavuga ati ubwo twabaga aha turi abana byari bimeze neza, ka gatima gahora nawe yibuka avuga ati ibihe byarahindutse, ariko kera hari bimeze gutya kandi byari byiza. Nubwo byari bigoranye byari bidushimishije, ubwo twateye imbere turakomeza. Kaneza, barimo tubwira ibigushimisha. Umuntu yakwibaza ni iki cyakoje mu buzima bwawe kitajya kibura kugaruka mu mutwe wawe? Icyo kimbabaza ni uko muri ibyo bihe twarimo nanone nabuze niga, ni uko icyo gihe abantu batari bakamenya akamaro k'ishuri. Harimo nkanjye mvuga kuri mu giturage, wasanga hari abana bavana mu ishuri atari ukubura ubushobozi, ariko batazi akamaro k'ishuri. Navuga nti nabo bari kuzagera nk'aho ngeze, cyangwa se bakagera kure bakandusha, ariko ntibabonye amahirwe y'ishuri. Ibyo bikambabaza, avuga ndetse bariya bazize iki mu bumenyi buke. Ubu nkavuga nti bijyanye n'ako gatabo nasomaga, twateye imbere, nta wari ukwiriye gusubira mu makosa yakoze. Akavuga duti amashuri twamenye agaciro kayo, nta cyaruta icya mbere kiruta ishuri. Kaneza, ku bijyanye n'iyobokamana umuntu yakwibaza ubarizwa hehe ku bijyanye n'iyobokamana? Njye nakuriye nk'uko nabivuze ngitangira, nakuriye mu muryango w'Abadiventiste, ari papa ari mama abo nakuranye nabo bose.
niho nabatijwe mfite imyaka 13 ntabwo ndahindura idini. umuntu yakwibaza nanone nuhe murage wifuza gusiga kuri iyi si mu gihe waba usaruwe? Umurage numva nasiga bajya banyibukiraho ni ukuvuga ati Kaneza yagiraga urukundo, Kaneza yabashije kugira ndetse nabo abandi afasha nabo batera imbere. Mu buzima bw'umuntu haba iby'imyidagaduro no gukurikira siporo. Kaneza mu gihe cye cyo kuruhuka mu myidagaduro ye akunda iyihe mikino? Nkunze kureba umupira w'amaguru, nubwo ntari umukinnyi, ariko njyewe ku bijyanye no kunanura umubiri nkunda marshe cyane, agenda hafi buri munsi ibirometero 5-6 agenda n'amaguru. Aha mu Bubiligi dufite ibintu by'amaparike tugendamo cyane yateguwe. Iyo ndi muri parike rwose ufata akayaga ntembera, ariko nanone n'umubiri ni ibintu binshimisha. Niba atari ibanga tubwiye kuri kundi umupira w'amaguru wafana iyihe ekipe? Ekipe mfana yewe nkunda Real Madrid Marvetu, niyo ekipe inshimisha. Umuntu yakwibaza ku cyari wahisemo gufana byari izindi zitandukanye. Kuyikunda sinzi ukuntu byaje, uri ama ekipe menshi ukareba, ariko hariho n'ukuntu bagira umukino navuga ati ushimishije utarimo no kwirata cyane ngo bumve ko ari bo basumba abandi bose, bakagira nkunda kwicisha bugufi. Mbona harimo bagiramo kwicisha bugufi bikanshimisha. Tugana ku musozo, Kaneza, niba hari icyo twaba twibagiye kukubaza kijyanye n'ubuzima bwawe wifuza kuba watangariza abazakurikiza ikiganiro gishobora kuba cyagira icyo kibafasha? Reka ndumva sinzi niba ari icyo twibagiwe, ariko ibyo nashaka kuvuga bijyanye n'ubuzima bwanjye numva nabivuze. Ikindi wenda nakongeraho ni uko nkunda kurwanira ishyaka, nkunda umuryango nk'uko nabivuze. Iyo hari icyo nshoboye gukorera community ndagikora mu bushobozi bwanjye. Ni iyihe nama wahereza abantu muri rusange bijyanye n'aho wifuza kuba communitaire nk'uko yabiri nk'uko bivuze? Inama ya mbere nabagira ni ugushyira hamwe. Iyo bashyize hamwe bakajya inama, ntabwo mushobora kumvira ibintu mwese cyarimwe mu byumve kimwe, ariko iyo ubashije kumva ko umuntu wese adakwiriye gutekereza nkawe, kumva igitekerezo cy'undi, ugatanga nawe igitekerezo cyawe, mushobora kugera kure. Tibibe kuvuga ati igitekerezo cyanjye kigomba gutambuka cyangwa se icyundi mukabamo kubahana, kumvikana, ariko mwese mufite umugambi umwe, musenyera umugozi umwe. Niyo nama nagira abari kunkurikira cyangwa se abazumva iki kiganiro. Ntawe ushobora gukora ikintu ari wenyine, ariko iyo abantu bari benshi bagera kure. Ndagushimiye Bwana Kaneza kuba witabira ubutumire bwacu n'inama n'ubuzima dusangije wanyuzemo. Murakoze Bwana Pascal.